ni gute igihangano cyanjye kitantunga ndakubaza ceceka wumve ni gute igihangano cyanjye kitantunga wowe ni gute ubisobanura gute wowe okay ni gute igihangano cyanjye kitavana muri inzu y'icyumba kimwe ni gute binsobanurire wowe nikukubaza uretse gato gaho ceceka ngusubize nta ntambara uretse gato wowe Keria kavuze nta ntambara urukunyumva icyo gihangano ngo kigutunye reka tugende tugare wivugiramo nako kigume aho kiri kigume aho kiri yewe nzitunga mu bindi bihangano nzakora nyuma kuko ntabwo nkenesa sinzega no gusaba support manzu nyumve none se ko nariye nagiye gukora nakoze nariye nanyweye abana banjye bagiye ku ishuri hari icyo mbaye ibindi nzabyikorera ambese kaze mbigukorere umva icyo ndi kukubaza ni iki ngiki please nyumva tuganire nk'abantu b'abagabo iyo uravuze ngo kuki igihangano cyawe kitagutunga uburetse gato ntabwo ndi kukumva ko nakumyutinze hangana ndatakumyutingura so nukuvuga icyo ndi kukubwira ni iki ngiki nukuvuga ngo iyo ukoze igihangano ndaguhereza urugero no mu banyarwanda turabafite dufite platform zijyaho ibihangano ugakora indirimbo ukavuga ati indirimbo yanjye nzayishyira kuri Spotify nzayishyira kuri platform ntabwo nkeneye radio ikiniyo indirimbo yanjye icyo n'urugero rwa mbere kabiri ushobora gufata ukamera nka Cecile Kayirebwa yabwiye amaradiyo mu Rwanda ntimuzakoresha ibihangano byanjye mutanyishyuye bivuga ngo murampromotinga muzakoresha ibihangano byanjye binyishyuye hari umuntu wafashe igihangano cyawe akivanaho wari ku isoko wari wagishyizeho akivana hatakwishyuye kugira ngo kigutunge agikoresha atakigusabye uretse gato ndakumyutingura uretse ntabwo turi gukumva ndakumyutingura manzu nyumve noneho tukavuga ngo igihangano cy'uyu mujene baragikoresheje banga kumwishyura ntabwo byigeze bibaho hanyuma rero kakatubareke kuri iki kintu kuba igihangano cyawe waririmbye hari ngo nta ntambara mu Rwanda dufite itegeko rivuga ngo iri tegeko ryasohotse mu ejo bundi hashize ibihangano by'abanyarwanda ugenda uje kureba itegeko byaratowe baraje barabidusobanurira minisiteri barabidusobanurira ibihangano by'abanyarwanda bifitiye societe akamaro urimo kunyumva ibyo ngibyo bigomba gukoreshwa ugerageze unyumve cyane twarasakuje bigomba gukoreshwa mu bikorwa rusange bitari iby'inyungu iby'umuntu ku giti cye inyungu z'umuntu bigakoreshwa mu nyungu rusange za community fungura mike yawe utubwira igihangano cyawe cyakoreshejwe hanyuma ntikishyurwe ku buryo kitigeze kigutunga ni hehe fungura mike yawe mikro yawe irafunze kananura akamikro kada kuri mikrofone kumanyuko uri kunyumva we uri kunyureka kumvugiramo nyine we Jessica umva mbabwire my friend bro njyewe narababwiye ngo abantu bagomba kumva ko ntago nishyuza ntago nishyuza bigarukaho kuki buri munsi wobigaruka niba utishyuza kuki uri kumvugiramo kandi mwamaganya kuvuga ntagiye utabigarukaho ahubwo hari umunsi udahendeza RPF ingotanyi perezida mutaginga turabaza FPR yakoresha ibihangano byawe usire umuziki wo mu Rwanda uciriritse waye nakora igihangano nka kiriya nkaguma mu bintu byo gushakisha gupfundikanya mu Rwanda umuziki wo mu Rwanda ni uciritse bigeze nanjye ndandamba arwakubuje nanjye iyo umuntu atize nuko bigenda uburetse gato nkubwira uburetse gato nuko ari bya bindi umva nuko ari bya bindi by'Abanyarwanda byo kwiyuba nta ntambara nuko ari umva nkubwire ntabwo nkwemerera ngiye kubaza ijambo rimwe ryonyine unumara kunsubiza ukambwira nahita mvuga ejo bundi mbere yuko amatora aba sibyo kuko indirimbo yigikora mu matora ejo bundi mbere yuko amatora aba ministeri cyangwa abari bayoboye campaign umuryango wa RPF n'indi miryango sibyo basabye abahanzi bazanye ibihangano hari umuntu wagusabye hari umuntu mu muryango wa RPF wigeze kugusaba kugira ngo ukore igihangano cyawe hanyuma icyo gihangano uragenda uragikora urakibashyikiriza ntibakwishyura cyangwa ntibaguhishira ndambara nta kibazo mfitanye na FPR ikibazo ngifitanye n'abantu bashinzwe umuziki muri FPR no mu karere
icyo kintu tugifata mu mutwe. Ntabwo uretse aha kankubwire rero urukunyumva abo bantu umunsi nahagurutse ngewe nahagurutse ngewe nta munini amateka azandikwa muri iki gihugu. Ikibazo Godfather arimo arakubaza ni iki ngiki. Hari uwaguhaye ikiraka ngo jya studio ujya gukora indirimbo? uje gukora indirimbo hari uwaguhaye ikiraka? None umva nkubwire, none sa hariho nabuje guhagarika igihangano. Nigeze mbuza guhagarika, bagihagarike barebe aricyo ndaba. Bahagarika igihangano barebe niba aricyo ndaba. Ubundi kwanza ubundi ndagwaye ububasha n'uburenganzira bwo gushyira izina rya perezida mu ndirimbo yawe. Okay, bazajye ni muri ribu bamfunge kuko naririmbye izina ry'umuntu nifuje kuririmba. Yarabigutumye? Muri seriye. Ndakubaza hari wabigutumye kubikora? Nakubwiye ngo nta muntu wabintumye, nabikoze mbishaka. Urakoze cyane. Nuko nandi bakoze babishaka. None kuki wicuza? Kuki wicuza? Nge ntabwo nishyuza, ndasaba. Ntago basaba kugahato. Basaba kugahato. Bro, ngewe ndi umukozi ndakora, nkorera amafaranga, ntunze umuryango, nisabiraga gutera ikirenge mu cya mugenzi wanjye, ntago nigeze nishyuza. Yandi magambo umugisha watondagiye mabi. Ariko mu rundi ruhande amategeko anyemerera gutungwa n'igihangano cyanjye cyagize icyo gikorwa mu gihugu. Ayo mategeko arabinyemerera. Mbishaka nasaba perezida akanyishuriza uturere twose. Ngabishakisha ya ndirimbo. Mbishaka ngewe mbishaka. Mbishaka ngewe ndandambara. Ariko we kuri Twitter yarabasajije. Mbishaka nasaba guverinema ikishyuza buri karere kose, ariko nabyo nshaka. Ibyo nabyo nshaka nabangiye kurutanga. Kuba narasabye ngo nerikirenge mu cyaro runaka niryo kosa nakoze. Ibyo ndabisabira imbabazi, ntago nzongera kwishyura, ntago nzongera gusaba. Kuko yo nsabye nkora icyaha, mpita mba umunyabyaha. Ntago nzongera. Reka nkubwize ukuri. Njye mba numva ibintu abantu babyigirisha. Ntabwo ari ukubyigirisha, reka nze nkubwize ukuri. Shaka nkubwize ukuri. Ngewe ndi seriye. Umukobwa witwa ngewe ndi serious. I'm very serious ngewe. Ntabwo kari uze kudevia. Ya no uretse nkubwire we nta ntambara urukumva. Reka nkubwire ikintu kimwe sibyo? Yego. Cha dufite ubuyobozi bwiza. Jay. Urabona ko hari kugeza uyu munsi n'uyu munota turi kumwe. Bro, umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira, siko bimeze, bw'uko ashobora kubona amahirwe. Urukunyumva? Azirunga urabona nk'ubu kaze guhereza urugero. Urabona nk'ubu nta ntambara myutingaho gatoya. Reka abantu barangambaganiriza muri ubu buryo. Urabona ukuntu ejo bundi hagati aho n'ikibyuke kijye no mu kazi. Oya, uretse gato. Urabona ukuntu ejo bundi mbere yuko perezida ajya kwiyamamaza bagiye kumurinda akabwira uriya mwana ngo byuka vuba, aravuga ati I do follow you, nkurikira ibintu utwitinga. Urabibona? Hariya ni ukuvuga ngo bareba cyangwa dufite ubuyobozi bureba ibikorwa. Urukunyumva? Bana kureba abantu. Ndaguha urugero sibyo? Indirimbo y'uyu mujene n'abandi nkawe ndaguhereza ingero nyinshi. Dore uyu nguyu Twahirwa Moses. Siri kubyumva? Ntabwo barebye Moses. Ntabwo barebye Moses, ntabwo barebye nta ntambara, ntabwo barebye uyu mwana byuka vuba, ntabwo bareba Godfather, ntabwo bareba Jay, ntabwo bareba Keria. Urimo kunyumva? Uri umunyarwanda, that's enough, birahagije. Yego. Ikindi gikurikiraho ni igikorwa uko cyaba kimeze kose. Tugende gatongeye kurangiza. Uyu muntu nigeze kubwira, nabwiye Shanita igira mukorera advocacy, nabwira Shanita platform ufite na profile ufite uyu munsi yo kwitwa Miss East Africa iyi myaka ingana gutya, bifite agaciro kurusha imodoka turi kurwanira ngo ubone. Turi kumwe? Uyu muntu uyu nta ntambara wo mu karere ka Rubavu, nta ntambara. Turi kumwe? Ibihembo bya mbere biruta inzu bakubakira uramutse uri smart cyangwa ufite ubwenge ushobora kubyaza umusaruro. Kuba mu gihugu cyose. Turi kumwe? Uri mu bantu 10 bashobora gutambuka bakajya gukora mu kiganza cya perezida. Urimo kunyumva?
abantu nka Babutera Knowless, reba abahanzi bose ba Mico the Best basohoye indirimbo, ba Dr Cloud basohoye indirimbo. Ngiye kurangiza ntumyitingure mic yawe, mugerageze mwumve ko abantu mumbabarire munyumvire kino kintu. Abahanzi bose bifuzaga kuririmba ahantu perezida ari, abenshi bagiye kuririmbira mu matora y'abadepite, barabibonye. Aba bariri ngabo babangabo bakoye indirimbo sinabonana reba kuntu ndi bari yadanje, abanga abantu bagize amahirwe kujya kureba ahantu perezida ari. So umutungo wa mbere no kubyaza umusaruro igihangano cyawe bya mbere ni ukuba ubonye platform. Ubona platform noneho bikaguhereza profile. Iyo profile yawe yo kuba ushobora kugenda ukajya mu bantu 10 bagize imbere ya perezida bakamuha ibiganza mu bantu bakoranye nawe cyangwa ibihangano byabo byakoze. That was enough. Turi kumwe? Ariyo mpamvu ubona Bruce Melody yurira indege ku mafaranga ye, afite igitaramo mu Bubiligi akava yakagaruka. So ntabwo ibintu byose ari amafaranga kugutamika, no. Ikintu cya mbere gifite agaciro no kurusha amafaranga ni ukumenya gukoresha privilege cyangwa opportunity ubonye. Ugize amahirwe yo guhura na perezida cyangwa yo kujya guperforminga ahantu hari. Ibyo ngibyo ni ibintu ushobora kubuildingaho ugakora ibintu by'ibitangaza ukava mu rugo bukene uri kuvuga. Sizo kubyumvikana. Ariko uvuyeyo kuko simpamya niba nta ntambara aya masaha wagenze kuriya. None kanze nkubwira nta ntambara nubwo abiri ngiye kubikubwira. Nta ntambara uyu nguyu uzi ko indirimbo gukora korabo n'abahanzi bakomeye nta ntambara bisakurijemo. Urabyanga. Kandi wibuke ko abahanzi bakomeye kuza mu ndirimbo yawe. Bro, iyo ngiyo ni opportunity ubonye kandi biraza kukorohera gufata uriya muhanzi nka Bruce Melody wagiye mu ndirimbo yawe cyangwa n'abandi ukahita umusaba korabo. Ntabwo ayikwima kandi baraje muri korabo yawe wowe, ntabwo wamusaba korabo nawe ayikwime. Ibihangano byawe bikajya ku isoko bikagutunga. Ngiye kurangiza uretse gato ngiye kurangiza uretse gato ihangane mitinga. Kuko iki kintu ngiye ntabwo twereka kubivugaho musa. Ntabwo kubivugaho kuko bimaze kurambira. Reka tumubwire nk'umuvandimwe, niba yumva arumva, natumva arekeraho. Reka mumaze ikintu kimwe. Aya masaha Mariya Yohana yaragiye arategeka ngo mugicurire inzu. Yatangiranye nawo mwishyamba papa. Ibihangano by'ura mudamu byakije imintuza. Umuryango wa Kamariza aya masaha utuzi yuri baraje mu gihugu barakora barapagasa babanyeho nk'abandi. Bariyubaka. Indirimbo za Kamariza no munsi zirakora. Masamba ntirirwa aje gutera ibiraka muri Amerika n'ahandi ntirirwa yirukanga. Ntiturirwa tumushumika hano. Ubu ngubu nawe asagenda aje gutegeka ngo nkeneye ibihembo. Naguhingero z'abantu benshi ndi kukubwira abahanzi bakoze nk'ibyawe. Aya masaha ntuzari hehe Nyiranyamirwa. Ntujye umureba hariya. Baramubakiye. Urasanga barastrugglinze nk'abandi bakimara kugira barastrugglinga aya masaha bariyubatse. Wasanga hari n'abagikodesha. Nuza gukora investigation urasanga hari n'abagikodesha. So rero tugaruke gatoya. Umutu opportunity ya mbere tuve kuri uyu mudamu uri kuvuga ngo bubakiye inzu. Uyu mudamu bubakiye inzu. Ntabwo abaturage n'ubuyobozi bwo mu karere atuyemo nabo utandukanye n'akarere ka Rubavu bo bakaba barabibonye ntantu bihuriye n'ibintu biri bitandukanye. Umugisha umwe n'uwundi ntantu babihuriye. Ikindi cya kabiri uriya n'umugore. Ni igitsina gore bitandukanye nawe uri umugabo. Rero kugira ngo nana concluding. Ntabwo umuntu ajya rimwe kabiri. Ntabwo umuntu ajya rimwe kabiri. Wahawe ibyo wagombaga guhabwa. Nuko kurekonesa nk'umunyarwanda, igihangano cyawe kigahabwa agaciro. Bro, indirimbo y'umujene, indirimbo y'umugabo uzi ko Amibanda yayikoresheje muri mukurahira mwarayibonye. Uzi ko bakoresheje indirimbo bagiye bakayishyira muri Amibanda. Uzi ngo abahanzi nyarwanda babyifuza bangana bati ko indirimbo zabo zishobora gukoreshwa mu muhango nk'uriya. Ibyo ngibyo rero nanarangiza nta ntambara. Menya ngo uretse gato ibintu nayo byaza umusaruro. Ibyo bintu uvuga ndabyumva. Ntabwo wabyumva. Ugende wicare rero utuze, kandi ujye gukora indirimbo atari yawe reka. Umva uretse gato indirimbo ni yawe wa mugani. Indirimbo ni yawe. Umva nkubwire. Range ku masayi
nkanjye nkaza nkakora inama n'abahanzi i Kigali ku muryango atari yanjye bazayihe nyirayo basi irandirimbo ntago ari uwo muzi ko ari nyirayo ngiye mu ndeke mu mamahoro irandirimbo yawe irandirimbo ni indirimbo mugahagarika iriya mu prayinga nta ntambara yantera iriya prayinga bazayihereze ba nyirayo muzi yewe niturize nikorera ibindi bihangano niwe ndananatuza my friend irandirimbo ya korali ariko mu gihe ya korali uraje ese nakoze campaign 2017 atari yanjye naho majabe ni korali yo muri ADP 2015 twaraziririmbaga mu rusengero ubwo urumva ejo bundi 2024 nitabiriye campaign nzengurukije ariko se uretse gato wazagiye mu rukiko ukajya kureka none mwazayihaye ba nyirayo mukandika wewe ninde so gukurikiranye ninde wagukurikiranye ko ari wowe urubigaruka mujya musuzugura umuntu mujya musuzugura mukagira ngo ni wowe uhora ubigaruka mwazayihaye ba nyirayo mukandika Dekati nako Godfa bararimbaga abantu muziko bateraniye mukamireza amahoro mwebwe nta ntambara yantera ubwo ni nayo mfite ibihangano birenga 19 Jeff ndandambara mfite indirimbo bita uzikurinda mfite indirimbo yitwa Gurimugwe mfite indirimbo yitwa Angelina iyo ndandambara mwazajya kuyiha umuntu muzi ko ari nyirayo umahiri nta cyane ndandambara kumbuza amahoro hano kumbuga nkoranyambaga ndandambara mfite uburenganzira bwo kubeshwa nayo ndandambara mwebwe uzi inama nzima nono ndakubaza nyirayo ninde uzajya kuyiha umva se nono nanjye manzi umbwire nyirayo ninde uzajya kuyiha umva ngo inama nzima ndandambara umva ngo inama nzima manzi umbwire nyirayo iyo nama yawe ntayo ngeneye nyirayo ninde inama nzima naguha umva se iyo nama ugiye urangira inama amaze kumbwira nyirayo iyo ni indirimbo ya ADP ni indirimbo ya ADP ninde niba FPR impamagara nkava mu ntara nkaza i Kigali nkaherekeza perezida igihugu cyose indirimbo ya ADP uretse gato mubaza no gushaka kumbuza uburenganzira bwanjye mwebwe nta soni umva kwanza iriya umburetse kwanza tugende gatoya ubundi iyi ndirimbo yaciye ibintu umva gaso abaso baririmbye iyi ndirimbo umva niyo nyine muretse mwumva niyo se nyine niyo ngiyo yewe nta nubwo nari muzi ntabwo rero kiri ari igihangano cyawe ndandambara uzi inama nakugira ntabwo ujye mu musarani unye ujye mu kazi njye nari nzi ko ahubwo iyi ndirimbo nikijye mu kazi gikura urusuru jya mu kazi wowe yakoze yaravuze ngo ngo iyo yarinze Kagame nuvuga ngo icyo yakoze we yarayifashe agira gute ahideto njye nari nzi ko iriya ndirimbo ari na morale y'abasirikare urakoze cyane iyi ni indirimbo yo mu gitabo y'abaporoso umva se nikigere kijye mu kazi narumiwe je nikigere kijye mu kazi abana wagize gutya nta ntambara uva mu byahi uraza twaramushatse twaramubuze kuri televiziyo turabyina reba isura ukuntu ugize kijebeka indirimbo uko yakubazanye originali no umusore reka ntambara reka nkubwire ahangaha tugende gatoya sibyo ibyo wakoze na creativity yo guhindura indirimbo y'abaporoso ukayizana we do appreciate turagushimira kandi randi ibyo nyine no kuba aya masa nibyo ariko rero ikintu ugomba kumenya ofete nikijye mu kazi seze duheka gukubita nk'ingumi mu nda nikibyuka kijye mu kazi ese ko hari babaye kanseri ahora akayute Godfa
no uya nta ntambara ntabwo ari ubwa mbere rega twakumyutinze fungura mic yawe kamubwira ikibyuka kijye mu kazi dore sambira urahennye va mu ijuru none se sambira urahennye pereza mu ngo amafaranga uve muri ibyo bintu kibyuka kijye mu kazi ari kuvuga yasinzi aravuga myutinze umva nta ntambara wa mwana mutinze se Ndambara. ni ikibyuka kijye mu kazi ibintu muvuga kuri ya ndirimbo ngiye gutungura abanyarwanda sinafashe indi myaka 5 nafashe indi myaka 5 kugeza muri 2029 ndaje mbakorere ikintu bita ikosora muri iki gihugu hano feedback ari ya ndirimbo ibyo mwivugira ngewe ndaje nkore amateka yandi mwese mwamuvuga utugambo hano indirimbo nangari yawe ni zajyanire ba nyirayo hano muzi ba nyirayo hano ngo iriya mu mahanga baguha amafaranga uve ku 8,000 kareka nge ntago nabasaba mu bantu badasabiriza ndandambara ndimo musana basi yagufatire ngewe vuga uburenganzira bwanjye Seri kironi mbere yawe yamufatire 100% yagufatire ese RDB amana ko indirimbo yawe yamufatire 07 aya ndigukubaza RDB amaye copyright atari indirimbo yanjye uba nkubwira nta ntambara mushyire kuri iyo nkwereke ubutumire nagiye marwa na Minafete mushyire kuri iyo shogamo byukujye mu murimo nka aona w'indirimbo atari yanjye byukujye mu murimo ese baplayinga ijwi ry'umuzimu byukujye mu murimo ngenda umuzimu mu murimo kumanyo iriya ndirimbo ntabwo arimbwe n'umuntu byukujye mu murimo ndi umuzimu bashyira kuri iyo byukujye mu murimo ngenda akora buno ndi mu kazi hano byukujye mu murimo umugore wa yabyutse umusundi yawogeje ngiye gucuruza amakarito ya telefone mu mujyi umugore wa yabyutse umusundi yawogeje ubu ngogiye kujya mu kazi nawe jya mu kazi nkubwire Jay Imana igiye kuzabakoza isoni mwe mwamurwaye ndandambara ibaze ngoze nk'icyaha ibintu muri kunshinja ubwo mwavuga ibingana ute ndandambara jya mu kazi ndamutse nkoze nk'icyaha jya mu kazi ndamutse nkoze nk'icyaha nkakora nk'icyaha ko nasabye mukantuka nkoze icyaha byagenda gute ndandambara kuri cyo bazakuzira narasabye munyita ikigarasha narasabye munyita umunyenda narasabye nakinzara naka mwumve mu bukode munyita amazina yo ndamutse nkoze icyaha akase ubukode niwe wambere simwambamba ku musaraba ndandambara jya mu kazi cyokoze iyo ndebye biriya bitutsi ndi gusaba muzengwa ndemere hari ibintu byinshi mpita niga kwigengesera nkaba mu buzima bwanjye buciriritse mu byishimo byinshi cyane jya mu murimo cyangwa se kubwira aho ngiye kuzibera ikiragi ntabwo bishoboka nta kigo ngiye kuzibera ikiragi ubundi hari n'abantu nahise mboroka kuri telefone yanjye hano kuri WhatsApp hari abantu nahise mboroka hari n'umuntu abo bantu bagize amahirwe uri umunyeshyari ntabwo uzava kuri icyo kirago uzabihe bene wanyu uri umunyeshyari ntabwo uzava kuri icyo kirago uzajya ukomeza kuryama mu rugi ninde ni umuvumo ufite dore cya Eliya nawe ntabwo kinagire umuhereza momo yawe uyu munsi wirirwa uryamye umuhereza momo yawe uyu munsi wirirwa ibi byana birabaga bro ibi byana birabaga uretse gato bro njye nashatse gusaba gutera ikintu cyatata ko ntabwo bangira njye ntabwo bangira uramaze kizi kandi ni ndandambara abantu muri comment ndashaka mu mubwiza ukuri bakibage ukuri zikamwe zitahanye mu mubwiza ukuri uko mubyumva ndandambara uzagenda ubwire so abanza gusiramuza nama no gusiramuza bagukubite n'umunani wawe nta ntambara mu mubwiza ukuri papa rwose abyumve kuko
mumubwize ukuri. kandi gikunda no kuvuga mu byo kivuga byose, gikunda kuvuga ngo FPR ndandambara. Ibyo bintu wazabiretse rwose ukajya uvuga ibindi bintu utavangavanga amasaka n'amasakaramentu. Arabiza nango ngo abashinzwe umuziki muri byo b'abacuranzi bashinzwe umuziki bo mu karere gabashinzwe utinya izina ryatugize abo turi bo uritinya gute urakomeye. Kumeze mute? Tubashima Imana, nta ntambara ibintu badukoreye ntabwo ari iby'u Rwanda. Ndumva nshaka kumubaza ibibazo nka bibiri nk'impanuka. Reka bakibaze bakiba. ndambara rasabye abaye umunyabyaha. Ni amahoro. Mu bibazo bakubaza Umunyarwanda azajya asaba abo umunyabyaha. Buretse mande nisubize kino gitwerekanya cyitwa ngo Play 6. Ifesi ya ndandambara ni agashino ka nyoko neza bro, nabonye bisa. navuze wiki Umva ndanda. Cyari kivuze ngo ifesi ya ndandambara ngisa ni yanjye. Bitanibuka ko nabonye agashino ka nyina mbona ariko niyo ya ndambara. Ariko nawe baragowe ntabyo udasa nabyo nawe. reka twumve reka bamubaze, nta ntambara reka bakubaze. Wavuze ngo ahandi ngo batera imbere kubera umuziki wawo, ni umurongero wavuga ngo igihugu cyangwa banze kugufasha. Ese wumva yuko abandi batera imbere ari igihugu cyabo kibateza imbere cyangwa ni igihangano cyiza kimufasha kuba yatera imbere? Baga umanze ukoze ikosa ryo kuvuga ngo navuze ko igihugu kitamfasha, sibyo ntabwo nabivuze. Ibyo ntabwo nabivuze, reka kunshinja ibyo ntavuze. Navuze ko nasabye gutera ikirenge mu cya runaka mu munyabyaha, ubwo ntabwo nzongera gusaba rero. uri ikinyeshyari. Wasabye nde? Nasabye umubyeyi w'Abanyarwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ufite ubwenge buke. Ndamwandikira kuri X. Wamusabye sushingiye uzi ko ndandambara ari ikigoryi. wamusabye nk'umuhanzi cyangwa wamusabye nka ntambara ku giti cye? Namusabye nk'umuhanzi ngewe tu. Nibyo nashaka kubaza, nibyo nakwaje. Nagiraga ngo ngerageze amahirwe ndeye ko byashoboka. Hanyuma ariko Ariko byanze ugakomeza usaba. Okay, reka nongere mbaze. Nge ntabwo byanze, ndacyafite icyizere. Wavuze ngo ibihangano byawe ntago bigutunze kubera yuko Prote reka ntago bintu twaje gusanga igihangano atari iki. Igihangano ni icy'abasabo. ubundi umva Prote ndakumva uva ikintu cyakemura bino bintu. Ngewe nemera ko mwazafata igihangano mukagiriza ba nyiracyo mukama. Icya kabiri nemera ko gusaba kwanjye kwagize icyaha nkoresheje social media. Ndandambara nkubaze Ikira cyaha ntabwo nzacyongera. Ariko ni kubera ubuzima bwanjye buciriritse, ariko nkagira umutuzo, aba bantu bakama umutuzo. Byabaye icyaha se ntiwabihanirwa, ariko uranakomeye. Byabaye icyaha ntiwabihanirwa. Icyaha nikosa. Kandi aba bagabo aribo babigira ibyaha, ibintu bya big deal ngo nakoze icyaha ubufunze, ngo umunyenda, bamwe bakanyita ikigarasha, ngo nuko nasabye ngo perezida ngo azandemere nanjye ngo ndebe ngo nere ikirenge mu cya Beat, ngo nabaye umunyabyaha, ngo nabaye ikigarasha, ngo nabaye igisambo. Abanyarwanda wayo urasanga abo bantu banabivuga baba hanze y'igihugu, my friend, bashaka ko ngewe mba umunyabyaha ku ngufu. Thank you Besho. Kubera yuko nasabye gusa. No, oya. Rero hari ikintu cyiza. Wowe ibihangano bya nibura se bananiwe kubiporomotinga, wabuza yo kubiporomotinga, nibura tubitera inkunga. Umva Prote. Karame. Kiragiye nkimara kwandika, uri kumva? Hari ababishinzwe twavuganye, uri kumva? Noneho banafite nabo bahuriye n'ubuhanzi, urumva? Noneho ahantu bashatse kundangiriza, njye ntabwo mfitanye ikibazo na FPR, mfitanye ikibazo n'abashinzwe ibihangano bo mu karere. Noneho bari abantu kugira ngo banzimye neza, barambwira ngo kugira ngo bampe ikintu cyose nasabye ngo nzave ku mbuga nkoranyambaga. Urumva kuva ku mbuga nkoranyambaga ni nko kundangiza burundu.
ndaje mfata indi myaka 5 ndaje wowe prote ugume ku mbuga nkoranyambaga reka imyaka 5 irangire urebe ndandambara noneho wa ariko si ubwo 2029 nirangira ukaba nta kintu wagezeho zitwa kuvuga ngo ndi bantu none se urabona ndandambara atazapfa ari imbwa nyiri none se ku gasozi Ubona imyaka yagusatiriye inshuti yanjye. prote yes ndagira ngo nkwereke ko umugabo naririmbye ngiye kuzabereka imbaraga afite kandi mwese mubibonere ku mbuga nkoranyambaga No, umva ikindi kibazo. reka 2029 birangire Kibazo ntabwo- murindire mwebwe gusa none se mwe Ndanda, murindire ntabwo umaze nakora kuvuga ko igihangano abantu- nka kiriya ngo umaze nkomeze kuvuga gutya ko ari ngo abantu ku mbyemere giti cyabo sibyo ese Umaze njye kuvuga ngo nakoze abantu- iki ubundi Uretse. ubundi kuki nakoze iki kuki naremerwa nk'abandi nicyo cyaha nakoze ninde Ndandambara. Ndandambara indirimbo ya Ndandambara. Deke ubigize iyawe. ndandambara ngo abantu nakoze baravuze ikihe cyaha? buretse gato baravuze ngo abantu bakubwiye ngo uve ku mbuga nkoranyambaga baribeshye ahubwo ngo iyo bagukura ku itabi hari ibintu ntakora ubundi hari abantu baneze ubundi urwo ni urugero rwiza rw'urumogi umva Jessica ndandambara ntabwo uzambona mu kabari ndi kunywa inzoga ntabwo uzambona mu bagore nagiye gusambana icyo ni icya kabiri icya gatatu kandi ntabwo urara muri uzambona ndi mu kavuyo kandi urara k'abasore muri saro usambana Godfa reka nongere ndi iwanjye mu rugo Ndanda Ndi reka iwanjye mu mbaze rugo. iki- reka mve muri ibyo mbaza ikindi kibazo prote noneho buretse Prote. nkubaze karame prote umva prote yego ni ukuvuga ngo ndandambara bitewe n'iyo situation mbayeho mu buzima bwanjye butari ubw'akavuyo butari ubwo kujya mu nsoresoro butari ubwo kujya mu kabari sinywa inzoga buri uko ndeba ahangaha ushaje zinywe man none se ntanda kuva navuka jya winywera abantu barambuze abantu reka mbaze barambura ikibazo cya nyuma nimanukire genda kotana ku bihangano byanjye Okay. kugira ngo icyo gihangano anavuga prote nta nubwo ari n'igihangano cye twamaze kubibona reka ntacyo reka tujye oya gasuku urumva prote bazabihe ba nyirabyo basi ba nyirabyo muzabihe nyiracyo muzagiye ba Ndanda. nyiracyo nge mu amahoro ako ndandamba umugore wawe aracyahari ushaka kumwemeraho njye ndumva utari sere n'ubu ntabyanze kubyemera mva ese Ndanda yagiye muri wowe uri seriye bazagende bagushimire mu mwanya wanjye nari gushimirwamo ntabyo nshaka kuki musuzugura abantu murasuzugura ngenda umunyarwanda wo kuvuga mfite uburenganzira bwo kuvuga buri kintu cyose nshaka ndandambara kuko mfite ukuri nzi ukuri kwanjye mfite ibintu navuze ntabwo byamfunga ibintu navuze ntabwo byanjyana muri gereza uzi ikintu kizabaho mu rukiko ngo uretse gato uzi ikintu kizabaho ibyo navuze nari nzi ibyo nari ndi kuvuga iyi ndirimbo iyo ndirimbo wazayihaye ba nyirayo uzi ba nyirayo niba uzi aho bari wazayihaye ba nyirayo iki gitipi indirimbo Niba atari iyanjye, mwazagenda mukazongera no mukayibanyirayo. gukoreshwa bitewe n'uburofu none se Ndanda bizarangira kito Oh, yeah. bayivanye kuri Reka- map kandi reka ntabwo mbanze- niba utongera kuyirinda complete